hari ifoto ya trendinze nk'uko abajene babivuga murimo muconga ruhago byashimisha abantu cyane, sinzi niba namwe byarabagezeho, ariko byanajyanaga n'urukundo bakunda umupira w'amaguru n'imikino, banareba rero n'ishoramari ririmo rijya mu bikorwa bya siporo, ariko nanone bagasigarana ikibazo ko perezida wacu akunda siporo, ko aduha urugero amakipe yacu y'igihugu umusaruro azana uzahura ute n'ibyo dushyiramo, ibyo mubivugaho icyo excellence? Biraruhanyije, biragoye, ariko tugomba kugira icyo dukora. Ngira ngo byavuzwe kera, ni imyaka myinshi twibaza impamvu siporo yaba muri rusange cyangwa ukuntu twayiteza imbere, ariko cyane cyane ku mupira w'amaguru impamvu n'imbaraga zishyirwamo ariko umusaruro utaboneka bihagije. Hari uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere ngira ngo buriho bukorwa ubu ngubu ko nabyumvise, ni uguhera ku bana bakiri bato mu mashuri mato, uko bazamuka, no gushyiraho ahantu hatorezwa abana bakiri bato umupira w'amaguru, no kubaha ibyangombwa byose, imipira n'ibindi bishobora gukoreshwa muri buri karere cyangwa n'ahandi aho bishoboka, cyane cyane bikanyura mu mashuri. Icyo ni kimwe, bikazamuka rero gutyo, byaduha amahirwe. Icya kabiri ni abarezi ntabwo mvuga abarimu bo mu ishuri risanzwe cyangwa abarezi, ni ukuvuga abatoza, abantu mbese bumva ko banashaka kuba bagira uruhare mu mikino nk'iyi ngiyi, harimo n'umupira w'amaguru. Ubwabo bafite ukuntu imyumvire yabo itari mizima bihagije, icyo niko nakivuga ntakinyuze iruhande. Nabo ndetse ngira ngo hakwiriye kuzamuka abandi bashya bagenda, hari ababimazemo imyaka, ubundi byakabaye ari ikintu cyiza kumara igihe ku kazi ukunda cyangwa ukora, ariko iyo ukora akazi n'ibyo witwa kugakunda ugakora, ariko ugakorana umuco utari mwiza, ubwabyo bigira ingaruka, ntabwo ubona umusaruro uko bikwiye. Abantu rero kuva kera imipira ugasanga aho kwitoza bihagije, aho gukora ibyangombwa bihagije, guha abakinnyi, bari aho bari mu ndagu, bari mu marozi, ugasanga cyangwa gutanga bituga ukuntu bazatugira umusifuzi, icyo kigatwara nka 50% y'ibikwiye kuba bikorwa. Ntaho uwo mukino wajya, no ku gihugu ubwacyo ntaho cyagana n'uwo mukino. Ibyo ubwabyo nibyo bintu bya mbere bigomba guhagarara. Nagiye njya mu bindi byinshi, ntabwo nigeze mbona umwanya uhagije, ariko ndumva nzashaka umwanya wabyo nkahangana nabyo, nk'uko hari n'ibindi dusanzwe duhangana nabyo, ndetse bamwe niba batareba neza ubwo nzaba nabigiyemo bizabagiraho ingaruka. Ubwo batumyeho bikiri kare ntarabizamo, kuko nimbijyamo ntabwo nakwemera ibitekerezo by'ubutindi nk'ibyo ngibyo, ko bijyaho bikaba ari byo bikoreshwa mu gihugu cyangwa mu mikino ireba twese, ireba abadukomokaho, ireba, ugasanga ni ibintu biri aho bitakwiriye kuba bikoreka. Ndabyumva mu minsi ishize, nagiye mbyumvira kure, ntabwo nigeze mbijyamo, ariko ndaza kubijyamo. Abakoresha ibyo ngibyo baze kuba banyiteguye, ndaza kurwana nabo, kandi
barabizi ko iyo ufite umuco mubi iyo uratsindwa byanze bikunze. Murakoze Perezida wa Repubulika, turabashimira.